Iki gice kizigwa kuva ku itariki ya 18 kugeza ku ya 24 Gicurasi. Uko wakwirinda ibikurangaza. Umurongo iki gice gishingiyeho ugira uti: mukomeze kwiyumvisha ibyo Yehova ashaka. Abefeso igice cya 5:17. Indirimbo ya 35. Tumenye neza ibintu by'ingenzi kurusha ibindi. Iki gice kibandaho. Iki gice kiratwereka uko twakomeza gushyira Yehova mu mwanya wa mbere, nubwo twahura n'ibintu biduhangayikisha cyangwa bidutwara igihe n'imbaraga. Nanjye nkuko nari nzi ko nka Yesu Kristo nawe ashobora kuba Imana, ashobora kumusenga, ariko ubu ngubu namaze gusobanukirwa ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ko nagira ikintu tukiganira, navuze ngo nari ngize ngo icyo kintu tugihe umucyo. Yego. Nuvuga ngo niba Yesu ari Imana, Bikira Mariya ubwo yari atwita Imana. Yego. Ayitwita amezi 9. Ntabwo nari impari. Ubwo se bigezaho akakubwira ati na wansabye akazi ukababaye, ngwino urangize inshingano zawe, ibyo gutanga ibitabo byo mu bahamya wa Yehova bize nyuma, wabyitwara muti? Kubera ko umurimo wo kubwiriza cyangwa se umurimo wo gukorera Yehova ari wo nshyira mu mwanya wa mbere, icyo gihe akazi mpuje n'imyumvire yanjye cyangwa se mpuje nuko mbyumva, akazi nakareka kuko Yehova niwe nshyira mu mwanya wa mbere. Mpereza iryo cumu, ibi sinabyihanganira. Finera, uje gukora iki hano? Sohoka! Paragrafe ya mbere n'iya kabiri. Ikibazo: ni mu buhe buryo n'ikintu tubona ko ari icy'ingenzi gishobora kuturangaza? Tekereza uri mu muhanda utwaye ikinyabiziga, ukumva umuntu aguhamagaye kuri telefone. Ushobora gutekereza ko uwo muntu akeneye cyane kumufasha, ariko uzi neza ko muri ako kanya ugomba kuba maso, ukita cyane kubera kubera mu muhanda. No mu buzima bwacu duhura n'ibintu byinshi cyane bidusaba gufata umwanzuro w'ikintu cy'ingenzi kuruta ibindi tugomba gukora muri ako kanya. Twese tugira ibintu byinshi by'ingenzi tuba tugomba gukora, ariko tuzi ko ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi ari umurimo dukorera Yehova. Ibisobanuro bigira biti: amagambo yasobanuwe. Umurimo dukorera Yehova werekeza ku bintu byose bifitanye isano no kumusenga. Hakubiyemo kwigisha Bibiliya, kujya mu materaniro, gahunda y'iby'umwuka mu muryango, no gukora umurimo wo kubwiriza. Nanone, gukora Yehova bikubiyemo kubaka amazu duteraniramo no kuyitaho, gufasha abahuye n'ibiza, kwitangira gukora imirimo mu makoraniro cyangwa gukora kuri Beteli. Kimwe n'abantu batwara ibinyabiziga babigiranye ubwitonzi, abagaragu ba Yehova nabo bagerageza kuba maso bakamenya ibintu bishobora kubarangaza, bikababuza gukomeza gushyira Yehova mu mwanya wa mbere. Paragrafe ya 3. Ikibazo: ni iki turi bwige muri iki gice, kandi se biratugirira akahe kamaro? Nta n'umwe muri twe wifuza guhura n'ibintu bimurangaza ngo bimubuze gushyira Yehova mu mwanya wa mbere. Icyakora hari ibintu byinshi bishobora kuturangaza mu buryo bworoshye. Ubwo rero, kugira ngo dukomeze gushyira mu mwanya wa mbere umurimo dukorera Yehova, reka dusuzume ibintu bishobora kuturangaza, uko Yesu yarwanyije ibintu byashoboraga kumurangaza, nuko natwe twarwanya ibishobora kuturangaza muri iki gihe. Ibintu bishobora kuturangaza. Paragrafe ya 4 kugeza ku ya 6. Ikibazo: ni ibihe bintu bishobora kuturangaza mu buryo bworoshye? Mu mibereho yacu, twese tugira ibintu byinshi tugomba kwitaho. Urugero, dushobora kuba dufite uburwayi buduhangayikishije, cyangwa hari ikibazo cyo mu muryango, cyangwa se ikibazo cyacu bwite kiduhangayikishije. Birumvikana ko ibyo biba ari ibintu by'ingenzi tugomba kwitaho. Ariko se, bishobora kuturangaza bikatubuza gukorera Yehova? Birashoboka. Mu gihe hari ibyo duhora dutekerezaho cyane, bikadutwara igihe cyacu n'imbaraga zacu zose, bishobora kuturangaza.
nanone abenshi muri twe baba mu duce dushobora kuba turimo urugomo rwinshi ku buryo gushaka amafaranga yo kubatunga bishobora kubagora cyane, cyangwa bakaba bari mu duce turimo ibyorezo by'indwara. Iyo duhuye n'ibibazo nk'ibyo dushobora guhangayika cyane ku buryo twakwisanga ari byo duhora dutekerezaho. Birashoboka ko tuzi abantu bahuye n'ibibazo bikomeye nk'ibyo bigatuma ubuzima bwabo buhinduka cyane. Uko byumvikana, ibyo bibazo birabahangayikisha cyane. Yehova ntiyaremeye abantu guhura n'imibabaro cyangwa guhangayika cyane. Hari abantu bumva ko batazongera kubaho neza nk'uko babyifuza. Ibyo bituma bamwe bagerageza kwibagiza ibibazo bafite, bakajya bamara igihe kinini mu myidagaduro cyangwa mu binezeza. None se twakora iki niba tubonye ko ibintu nk'ibyo bitangiye kutubaho? Reka turebe amasomo twavana kuri Yesu yadufasha kurwanya ibintu bishobora kuturangaza bikatubuza gukorera Yehova. Uko Yesu yarwanyije ibintu byashoboraga kumurangaza. Paragarafu ya 7. Ikibazo: ni ibiki byashoboraga kurangaza Yesu? Yesu yashoboraga kurangazwa n'ibintu byinshi, urugero nk'ibibazo birebana n'imibereho myiza y'abaturage n'ibya politiki. Mu gihe cye abantu benshi bari abakene kandi bafite uburwayi butandukanye. Nanone Abaroma n'abandi Bayahudi bagenzi babo batumaga ubuzima burushaho kubagora. Igihe abantu babonaga ko Yesu afite imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ibitangaza, bifuje kumugira umwami wabo. Satani yanagerageje gushuka Yesu, amwemerera kumugira umutegetsi w'iyi si. Yesu yashoboraga kumva ko kuba umutegetsi w'isi byaba ari ibintu byiza. Ikindi kandi, nubwo intumwa Petero yari umwe mu nshuti magara za Yesu, hari igihe yagerageje kumugira inama yo kutibabaza, maze aramubwira ati: igirira impuhwe mwami. Matayo igice cya 16 umurongo wa 21 na 22. Paragarafu ya 8. Ikibazo: Yesu yakoze iki kugira ngo arwanye ibintu byashoboraga kumurangaza? Niki cyafashe Yesu kurwanya ibintu byashoboraga kumurangaza? Yafashijwe n'ibintu bitatu. Icya mbere, yituje kubona ibintu nk'uko Yehova bibona. Icya kabiri, yakomeje gushyira mu mwanya wa mbere umurimo wo kubwiriza no kwigisha. Icya gatatu, yari asobanukiwe neza ikintu cy'ingenzi by'ukuri. Yamaganiye kuri byo Satani yamushukishaga, kandi nubwo yari azi ko Petero yifuzaga kumufasha, yari azi neza ko ibyo yavugaga bitari bihuje n'ibyo Yehova ashaka. Yesu ntiyemeye ko ibyo abantu bavugaga, ibyo batekerezaga cyangwa ibyo bakoraga bimurangaza ngo bimubuze gukora ibyo Yehova ashaka. Muri iki gihe, ibintu bishobora kutubuza gushyira Yehova mu mwanya wa mbere bishobora kuba bitandukanye n'ibyo Yesu yahuye nabyo. Ariko nidukora ibyo bintu bitatu nk'uko Yesu yabigenje, tuzashobora gukomeza gushyira Yehova mu mwanya wa mbere. Uko twarwanya ibishobora kuturangaza. Paragarafu ya 9. Ikibazo: mu Efeso igice cya 5 umurongo wa 17 hadusaba gukora iki? Tujye twitoza kubona ibintu nk'uko Yehova bibona. Nitubikora bizadufasha gukomeza kwiyumvisha ibyo Yehova ashaka. Mu Efeso igice cya 5 umurongo wa 17 hagira hati: nimureke kuba abantu badashyira mu gaciro, ahubwo mukomeze kwiyumvisha ibyo Yehova ashaka. Icyadufasha kumenya ibishimisha Yehova ni ugusoma ijambo rye no kuritekerezaho. No mu gihe ntacyo Bibiliya ivuga ku kibazo dufite, dushobora kumenya icyo Yehova yifuza ko dukora. Twakimenya dute? Twakwigisha Bibiliya kugira ngo turusheho kumenya uko Yehova abona ibintu, kandi tukishimira gukurikiza ibyo twiga. Paragarafu ya 10. Ikibazo: niki cyadufasha kubona ibintu nk'uko Yehova bibona? Ikindi cyadufasha kumenya uko Yehova abona ibintu ni ukwigisha Bibiliya kandi tugatekereza uko afasha abantu. Mu gihe dusoma inkuru zo muri Bibiliya, dushobora kwibaza ibibazo nk'ibi ngo: niki inkuru inyigisha kuri Yehova? Yamfasha ite kubona ibintu nk'uko abibona? Birumvikana ko ibyo Yehova atekereza birenze ibyo dutekereza. Ubwo rero birakwiriye ko dusenga tumusaba ngo atwigishe gukora ibyo ashaka.
nanone kandi tumusenga twizeye tudashidikanya ko azadufasha tukarushaho kubona ibintu nk'uko abibona. Paragarafu ya 11. Ikibazo: ni iki Yehova twifuriza? Yehova yifuza ko imperuka niza izasanga twiteguye. Niyo mpamvu adashaka ko hagira ikiturangaza. Ntashaka ko duheranwa n'imihangayiko. Ubwo rero atugira inama nziza zidufasha kumenya icyo twakora mu gihe dutangiye guhangayikishwa cyane n'ibibazo by'uburwayi, akazi, aho kuba cyangwa umuryango. Adusaba kumwishingikirizaho, tukamusaba ubwenge n'imbaraga kugira ngo dushobore guhangana n'ibibazo dufite. Paragarafu ya 12. Ikibazo: nubwo twaba duhangayikishijwe n'ibintu bibera muri iyi si, ni iki cyadufasha gukomeza kugira ibyishimo? Jya ukora byinshi mu murimo wa Yehova. Mu rugero runaka, twese duhangayikishwa n'ibibera kuri iyi si kandi ntacyo dushobora kubikoraho. Ubwo rero, kugira ngo twirinde guhangayikishwa cyane n'ibintu tudashobora kugira icyo dukoraho, twibanda ku murimo dukorera Yehova. Nidukomeza gukora ibintu byose bituma tuba inshuti ze, tuzagira ibyishimo kuko igihe yaturemaga ari byo yifuzaga ko dukora. Muri Matayo igice cya 5:3 hagira hati: abagira ibyishimo ni abazi ko bakeneye Imana, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ikizadufasha kubigeraho ni ukwigisha Bibiliya no gukora ibyo dushoboye byose mu murimo wa Yehova. Ibyo nitubikora bizamushimisha kubera ko tuzaba twakoresheje neza igihe cyacu. Paragarafu ya 13. Ikibazo: ni mu buhe buryo twakoresha neza igihe cyacu? Tw'Abakristo twiyemeje kujya dukoresha neza igihe cyacu. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 15 n'uwa 16. Iyi mirongo ntigaragaza ko tugomba gukoresha neza igihe mu bikorwa byacu bya buri munsi gusa, ahubwo inatwibutsa ko tugomba gusuzuma uko muri rusange dukoresha igihe cyacu mbere y'uko Yehova arimbura iyi si mbi. Twagikoresha neza dute? Niba tumara igihe kirekire dukurikirana amakuru avuga ibintu bibi bibera muri iyi si, byaturangaza tugacika intege kandi tukagabanya umwete twagiraga mu murimo dukorera Yehova. Byarushaho kuba byiza twirinze kumara igihe kirekire dusoma amakuru, tuyareba cyangwa se tuyumva. Ibyo bizaturinda guhangayika kandi tubona igihe n'imbaraga byo gukora byinshi mu murimo wa Yehova. Nanone byarushaho kuba byiza twongera igihe tumara mu murimo wo kubwiriza igihe cyose bishoboka, wenda tukongera inshuro dusubira gusura abo twabwirije. Tuzi neza ko ari iby'ingenzi ko dukoresha uburyo bwose tubonye, tugafasha abantu kugira ngo bakizwe, bagire ubumenyi nyakuri ku byerekeye ukuri. Ibaruwa ya mbere yandikiwe Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 4. Paragarafu ya 14. Ikibazo: ni mu buhe buryo gukomeza gukora byinshi mu murimo wa Yehova bishobora kudufasha? Iyo dukora byinshi mu murimo wa Yehova, bidufasha guhora twibuka impamvu ku isi hariho ibintu bibi byinshi. Ntiduhangayika cyane bitewe n'urugomo, ubukene cyangwa indwara z'ibyorezo, kuko tuzi neza ko ibyo byose ari ibimenyetso bigaragaza ko ibyo Bibiliya yari yarahanuye biri kuba. Aho kugira ngo bidutere ubwoba bitume turangara, twizera tudashidikanya ko Yehova azakuraho ibyo bintu bibi byose maze agahindura isi paradiso. Hagati aho, tuzi ko azadufasha kwihangana kandi ibyo bituma dukomeza gutuza. Ifoto igaragaza umugabo n'umugore bari kugenda bafite utugare tw'ibitabo. Bahanze amaso igihe kizaza bafite icyizere. Amafoto agaragaza ibintu bihangayikisha bibera muri iyi si. Ifoto ya mbere igaragaza abantu barakaye bari mu myigaragambyo. Ifoto ya kabiri ni imbonerahamwe igaragaza uko abakandida barushanwa amajwi mu matora. Ifoto ya gatatu iriho abasirikare bari mu ntambara. Ifoto ya kane igaragaza imiti ikoreshwa mu buvuzi. Ifoto ya gatanu ni imbonerahamwe yerekana uko agaciro k'imigabane y'ikigo cy'ubucuruzi kagabanutse mu buryo bwihuse. Amagambo ari kumwe n'amafoto agira ati: nubwo hari ibintu bibi byinshi bibera muri iyi si, jya ukomeza kwibanda ku murimo ukorera Yehova. Paragarafu ya 15. Ikibazo:
Kugira ubwenge bizadufasha gukora iki? Jya ukomeza kwibuka ibintu by'ingenzi kurusha ibindi. Abantu benshi bo muri iki gihe bamara igihe kinini binezeza kandi ntibita ku bimenyetso bigaragaza ko imperuka y'isi iri hafi. Kwinezeza ntabwo ari bibi, ariko tugomba kugira ubwenge kugira ngo twirinde gutekereza nk'abantu bo muri iyi si. Mu ibaruwa ya mbere ya Petero igice cya 4:7 hagira hati: ariko iherezo rya byose riregereje. Kubw'ibyo rero mugire ubwenge kandi mube maso, maze musenge mushyizeho umwete. Ibyo bisobanura iki? Bisobanura ko tugomba kuba abantu bashyira mu gaciro kugira ngo tudatwarwa n'imyidagaduro, ahubwo tujye dufata imyanzuro myiza. Imyanzuro dufata igaragaza ko tubona ibintu nk'uko Yehova abibona kandi ko dusobanukiwe ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi. Paragrafu ya 16. Ikibazo: ni iki Yesu yakomeje kwibuka mbere gato y'uko apfa? Yesu yakomeje kwibuka ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi. Mu masaha ya nyuma y'ubuzima bwe hano ku isi, igihe yari ahanganye n'ibibazo bitoroshye, yibukaga ko agomba gukomeza kuba indahemuka kandi agakora ibyo Imana ishaka. Niyo mpamvu yasenze cyane. Icyakora abigishwa be bo ntibakomeje kuba maso. Aho kugira ngo basenge, barisinziriye kubera agahinda. Luka igice cya 22 umurongo wa 39 kugeza kwa 46. Paragrafu ya 17. Ikibazo: kuki abantu benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga, kandi se ni mu buhe buryo zishobora kubarangaza? Kimwe n'abigishwa ba Yesu, natwe hari igihe twumva tubabaye cyane. Ibintu bibaho muri iyi minsi y'imperuka bishobora kuduhangayikisha. Kugira ngo abantu benshi bo muri iki gihe biyibagize ibibazo bafite, bamara igihe kinini ku mbuga nkoranyambaga. Bazikoresha bavugana n'inshuti zabo, bene wabo bari hirya no hino ku isi, bahana amakuru, amafoto n'ibindi. Nanone bazikoresha bareba videwo nyinshi ziba ziriho cyangwa bakina imikino itandukanye. Icyakora kubera ko haba hari ibintu byinshi byo gusoma n'ibyo kureba, usanga buri munsi bibatwara igihe kinini n'imbaraga nyinshi. Kugira ngo ibyo tubyirinde, dushobora kwibaza tuti: ese uko nkoresha imbuga nkoranyambaga biranduhura cyangwa birandangaza, bigatuma ntibanda ku kintu cy'ingenzi kurusha ibindi? Ifoto iri kugaragaza mushiki wacu ari kugerageza gusomera Bibiliya mu rugo, ariko ari kurangazwa na mesaje zo muri telefone ye zimumenyesha ko yakiriye ubutumwa bushya buvuye kuri porogaramu z'imbuga nkoranyambaga, izo areberaho videwo n'izo ahahiraho. Amagambo ari kumwe n'ifoto agira ati: gushyira mu gaciro bizaturinda kurangazwa n'imbuga nkoranyambaga, imyidagaduro no kwirangaza. Paragrafu ya 18. Ikibazo: kuki dukwiriye gushyira mu gaciro mu gihe duhitamo imyidagaduro? Nanone tugomba gushyira mu gaciro mu gihe tureba filime cyangwa ibiganiro binyura kuri televiziyo zo kuri interinete, video ngufi zishyirwaho, cyangwa se mu gihe dukina imikino yaho. Ibyo bishobora kudushimisha kandi bikadufasha kuruhuka. Ariko twagaragaza ko dushyira mu gaciro mu gihe duhitamo neza ibyo tureba n'igihe tubimaramo. Imbuga za interinete zishyirwaho videwo zihora zereka abazikoresha izindi videwo nshya bashobora kureba, kandi zishobora kubereka izirimo urugomo cyangwa ubusambanyi. Ibyo byabaye ku muvandimwe wo muri Aziya. Hari urubuga rumwe rwa interinete yakundaga kureberaho uduce duto twamamaza videwo. Igihe yakomezaga kureba utuvidewo babaga bamuhitiyemo, yatangiye no kujya areba uduce turimo ubusambanyi. Amaherezo yatangiye kureba videwo zirimo amashusho y'urukozasoni. Igishimishije ni uko abasaza n'inshuti ze za bugufi bamufashije akishyiriraho ingamba zo kubireka. Yasibye muri telefone ye porogaramu za interinete zamwerekaga izo videwo, kandi yishyiriraho igihe ntarengwa azajya amara akoresha telefone. Urwo rugero rutwereka neza impamvu tugomba gushyira mu gaciro mu gihe duhitamo imyidagaduro. Paragrafu ya 19. Ikibazo: byagenda bite turamutse tumara igihe kinini mu bikorwa byo kwirangaza no kuruhuka?
ahandi hantu dushobora kugaragaza ko dushyira mu gaciro ni mu gihe twafashe ikiruhuko cyangwa twagiye kwirangaza. Twese dukenera gufata akanya tukareka ibintu twari dusanzwe dukora tukaruhuka. Bituma tumererwa neza kandi bikadufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza. Icyakora tubaye ari byo duhoramo, bishobora kuturangaza maze ntitubone umwanya wo gukora ibintu by'ingenzi kurusha ibindi. Twese tugomba gufata imyanzuro y'ibyo tugomba gukora n'igihe tugomba kubimaramo. Mu gihe ufata imyanzuro nk'iyo, jya wibaza uti, ese igihe mara nagiye kwirangaza no kuruhuka kigaragaza ko nshyira mu gaciro? Ese nkora ibishoboka byose kugira ngo nkomeze gushyira mu mwanya wa mbere umurimo nkorera Yehova? Ese koko niteguye iherezo rya byose? Ibaruwa ya mbere ya Petero, igice cya 4, umurongo wa 7. Paragarafu ya 20. Ikibazo: nitwirinda ibishobora kuturangaza bizatugirira akahe kamaro? Nidukora ibishoboka byose tukirinda ibintu bishobora kuturangaza bigatuma tudakomeza gukorera Yehova, bizatugirira akamaro kenshi. Yehova azadufasha dukomeze kwihanganira ibibazo duhura nabyo mu buzima. Ntituzahangayikishwa cyane n'ibintu bibera muri iyi si. Nanone bizaturinda kumara igihe kinini mu myidagaduro. Ubwo rero nimureke twiyemeze gukomeza kubona ibintu nk'uko Yehova abibona, kumara igihe mu murimo tumukorera no gukomeza kwibuka ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi. Ibyo nitubikora bizadufasha kwirinda ibyaturangaza tukareka gukorera Yehova, kandi bizatuma tubona ubuzima nyakuri. Ibaruwa ya mbere yandikiwe Timoteyo, igice cya 6, umurongo wa 19. Kugira ngo twirinde ibishobora kuturangaza, kuki ari iby'ingenzi ko twitoza kubona ibintu nk'uko Yehova abibona? Kuki ari iby'ingenzi ko tumara igihe mu murimo wa Yehova? Kuki ari iby'ingenzi ko dukomeza kwibuka ikintu cy'ingenzi kurusha ibindi? Indirimbo y'ijana 29. Tuzakomeza kwihangana. Igice kirarangiye. urambonera Zinuri, nta n'isoni afite, uzi ko arimo gushotora Yehova. Mpereza iryo cumu, ibi sinabyihanganira. Fina, uje gukora iki hano? Sohoka!